Reka nongere mbasuhuze mugire umunsi mwiza cyane inshuti bakunzi bakadasohoka mudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Emmanuel Macdami, nkomeje kuba hafi kandi mbashakira ibyiza gusa n'amakuru meza aryoshye rwose yo muri showbiz. Right now ibintu byamaze gushyuha cyane hagati ya Miss Pamela ndetse na Mugisha Benjamin cyangwa se umuzi ku izina rya The Ben. Abantu bakomeje kugenda bavuga nese buriya ibintu byabo byifashe gute. Reka mbavire muzini muzingo mbabwire uko ibintu byatangiye, nk'uko benshi bakomeza kugenda bavuga ni nyamara buriya wasanga The Ben ari ukugira ngo atwike twikirura mwana w'umukobwa Pamela, Miss Pamela, nyamara ntago kwari kumutwikira ahubwo ibintu byari ukuri. Umwana w'umukobwa rero uturuka mu karere ka Kayonza, n'umwana w'umukobwa mwiza cyane rwose, Miss Pamela, waje kuba kwiyamariza kuba Miss umwaka w'ibihumbi 2020 ariko akaza kutabasha kwegukana itsinzi yo kuba Miss, ahubwo nyine akaza kuba umwe mu ba Miss babashije kumenyekana no kwentaininga kuko yaje gukundana n'icyamamare The Ben. Nyine abantu bakavuga ni ugutwika ariko mu by'ukuri byaje kuvumburwa ko urukundo ruhari hagati y'aba bombi. Ibi rero byaje kugaragara cyane cyane mu mwaka w'ibihumbi 2020 aho hagaragaye ifoto ya mbere yavugaga ko uyu mukobwa ashobora kuba atwite inda ya The Ben. Gusa byo byaje kugaragara ko atari ukuri, ari naho abantu batangiye kuvuga bati nimureba rwose dore nimureba ko bya bindi bavugaga bitari ukuri ari ugutwika, nimureba ko kwari kugira ngo bakore showbiz nyine bashimishe, batuma abanyarwanda bavuga, batume The Ben abasha gutwika. N'igihe bamwe bavuga ngo biriya The Ben abikora kugira ngo asohore indirimbo nshyashya zabaze kumenyekana. Murabizi kenshi na kenshi abahanzi hari ukuntu babanza gukora nk'akantu gatuma bavugwa cyane mbere y'uko indirimbo yabo isohoka, ariko mu by'ukuri byabaga ari ukuri ko aba bombi hagaragara urukundo hagati yabo. Gusa rimwe na rimwe n'igihe abantu nabo biyongeraho ayabo bakavuga ko ngo icyo gihe mu kwezi kwa gatandatu 2020 umwaka washize, bavuga ko uyu mukobwa rwose ngo atwite, n'iyo nkuru yabashije kugenda yamamara cyane, ariko ntabwo byari byo nk'uko byagiye bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye babasha kuba bakurikirana ibya hafi hagati bombi, yaba inshuti za hafi za The Ben ndetse n'inshuti za hafi za Miss Pamela. Bavuga ko atari byo, ko ari ukumubeshyira akadatwite, gusa ko urukundo hagati y'abo bombi ruhari. The Ben baje kugira icyo bamubazaho ku bijyanye n'umukunzi we, avuga ko rwose ngo yishimira kandi akunda cyane Miss Pamela, dore ko amufata nka marayika w'ubuzima bwe. Ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi wa 12 Mutarama w'umwaka w'2021 na rimwe nibwo The Ben yagize isabukuru, yagize icyo bita birthday. Akimara kugira birthday uwo munsi abantu benshi cyane, mu mbabare ni kuri 11, ntabwo ndi kubuka hagati ya 11 na 12, ariko uwo munsi nibwo abantu benshi bagiye babona ibyo Miss Pamela yapostinze, bakavuga ko rwose ngo uyu mukobwa ashobora kuba akunda The Ben cyane bimwe bikomeye. Yapostinze kuri Instagram amagambo y'urukundo ameze neza cyane, avuga ati wizihirwe kandi uze kumera neza mukunzi wanjye, rwose ndagukunda cyane Mugisha Benjamin. Ibi ni ibintu yagiye apostinga, dore ko mw'uwo mugoroba haje kuba n'ibirori byo kwizihiza isabukuru ya The Ben, nibwo hagiye hagaragara amafoto bifotoje uwo munsi meza cyane agaragaza urukundo hagati y'abo bombi. Aya mafoto rero ubwo yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga za bamwe mu bantu bakurikirana bya showbiz hano mu Rwanda, barimo nka Decat ndetse n'abandi bakoresha Instagram cyane,
bagiye bavuga ko rwose iby'uru rukundo bimaze kugera ahashyushye cyane, bimaze kugera ahagaragarira buri wese ko hagomba kuvamo ikintu kizima. Right now mu makuru igihe nabashije kwibonera ni uko uwo bita Miss Pamela yapostinze cyangwa se yakoze repost y'abantu bose bagiye bapostinga ayo mafoto ari kumwe n'umukunzi we The Ben, abashimira cyane avuga ati mwakoze cyane kudupostinganye n'umukunzi wanjye. Mu bigaragara ni uko uyu mukobwa ari proud kandi yishimira, ndetse nta nubwo ajya mwara kwerekana ko akunda The Ben ndetse ko The Ben ari umukunzi we. Nyamara The Ben nawe rimwe na rimwe ujya kubona ukabona ashyizeho nk'agafoto kuri Instagram ye ari kumwe n'umukunzi we Pamela, ukajya kubona ashyizeho nka status, ukajya kubona ukabona ashyizeho nk'ifoto. Gusa we ntabwo bikunze kubaho cyane nka Uwicyeza Pamela, ariko nawe arabikora rwose, bigaragare ko urukundo abo bombi barufite. Akenshi na kenshi ahubwo nuko nyine abasore bakunda gusa nkaho bahisha ibintu niba babyerekana ku kanya cyane, ariko mu bigaragara rwose byamaze kujya hanze ko abo bombi urukundo rumeze neza cyane, ko rwaka umuriro. Asosa reka mbabwire yuko right now ibi biri kuza bikurikira ibyagiye bivugwa ko ibyamamare byo mu Rwanda biri kugenda rwose biva mu busiribateri. Uwo bita Meddy mu bihe byashize nibwo yatereye ivi umukunzi we Mimi, amutereye ivi ahabona bigena hagaragara. Ubu ngubu The Ben nawe akaba ari kwerekana ko nawe noneho ari gahunda ye ntugasaze, gahunda imeze neza cyane. Uwo bita Emmy muramuzi cyane bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi nawe akaba yasohoye amafoto rwose ubona ko ari umukunzi we mushyashya yagaragaje, yashyize ahabona, dore ko hajya havuga inkundo nyinshi cyane kuri uyu musore Emmy, zikagenda zirangira mu buryo utapfa kumenya, zirangira mu buryo bw'ibanga, ariko hagiye hagaragara amafoto ari kumwe n'undi mukunzi mushyashya. Bivuze ko rwose ibyamamare byo mu Rwanda uyu mwaka wa 2021 ushobora kuzasiga bameze neza cyane, bari mu ngo zabo n'abagore babo n'imiryango yabo bameze neza cyane. Right now reka duhe amahirwe masa umusore wacu The Ben ndetse n'umukunzi we Uwicyeza Pamela, Miss Pamela, bakomeze baryoherwe n'urukundo kandi bagubwe neza cyane, bamere neza cyane. Reka nkomeze kubashimira rero rwose, nashaka kubabwira ko urukundo hagati y'abo bombi rumeze neza, ukomeza kugubwa neza cyane. Nitwa Emmanuel Macdami, Imana umugisha cyane, mujye mukomeza mudukurikira umunsi ku munsi, ariko munakanda like, share and subscribe, first subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bwije no ko bukeye, ubundi ukande like ndetse unasharinge yabashe kugera ku bantu benshi, ubisangize inshuti zawe n'abavandimwe. Nitwa Emmanuel Macdami, ciao ciao, Imana ibarinde.